mu kinyarwanda baravuga ngo uburere buruta ubuvuke, uraza gusobanukirwa neza. Dutangiye filime yacu y'uyu munsi, afande rwose arimo avuga uti mureke mbanze mbasake ndebe ko nta bintu mutwaye bitemewe. Agikuramo abonamo umwana, abonyemo umwana aramwitegereza, ubwoba buramwica, abura icyo avuga, abura n'icyo amusubiza. Aramuterura amukura mu modoka muri butu inyuma. Ese biragenda bite? Kuki uyu mwana yarari muri butu? Uraza gusobanukirwa n'iryo jambo ntangiye mvuga. Yagarutse ahangaha rwose kuri shoferi, arangije aramubaza ngo nta bintu muhetsemo? Ati hoya nta muzigo. Ati se nta n'umuntu mutwaye? Ati no. Ati ntawe rwose. Ati afande ntawe nitwe twenyine. Ati okay, noneho musohoke muri iyo modoka. Uyu nawe yari ari kwaka ibyangombwa umumotari, arangije ahita amubwira ati ngaho genda, hari ibyo ngiye kuba nakurikirana. Ahita aza ku ruhande afungura imodoka. Rwose umugore n'umugabo babasohoye mu modoka, ari nako mubwiye ati jya imbere ugende ubanze umusobanurire. Aramubwiye uti nta bantu utwaye? Ati naba. Ati nta muzigo utwaye? Ati nayo. Arangije rwose araza neza, ahita abona umwana rwose wari uri muri butu. Afande aramubaza ati sha uyu ni papa wawe? Ati use ni mama wawe? Ati hoya. Rwose abagabo nabo birabatungura, hari nako bavuga uti no ntago ari umwana wacu. Ati nta nubwo tuzi uburyo yagezemo ahangaha, njye n'uyu mugore wanjye turacyari singo, nta mwana twari twagira. Ati rwose uyu ni sheri wanjye. Ati ntago byumvikana. Ati ni gute se mutwara umwana muri butu nk'uyu nguyu? Bivuze ko mumushimusi, bivuze ko mumwibye mumutwaye. Ari nako rwose akomeza kubasobanurira. Umwana afite ubwoba, umwana afite ubwoba bwinshi cyane. Uyu mugabo nawe ntago ari gusobanukirwa ibintu biri kuba. Ati shereka niba uyu mwana yagiriyemo ahantu twahagaze turi kogesha ibirahure, akaba ariho wenda yinjiriye, akaba yagiyemo tutabizi cyangwa hari uwamushyizemo, niko ngewe mbikeka. Kuko rwose ntago nafata umwana nk'uyu nguyu ngo mushyire muri butu, nta ruhare mbifitemo afande. Atugomba unyumve rwose. Umwana arabitegereza, ari nako rwose umubyeyi w'uyu mwana azahamagara ati Miya mwana wanjye. Ari nako umusirikare amubwira uti subira inyuma ntumukoreho. Ati se kubera iki umbuza gukora ku mwana wanjye kandi uyu mwana ari uwanjye? Ati kuba ari uwawe n'uba ari uwawe ugomba kubigendamo gakeya, kuko tumubonyemo hano muri butu, niho yarari imodoka imutwaye, tugomba tumenye uburyo yagezemo. Ati no afande. Ati ntabwo ari njye wamushyizemo, nanjye umwana wanjye rwose nayo namubuze. Atangira kuvuga uti nayo namubuze, ese biraza kugenda bite? Rwose umumama arababaye, aje ari gushaka umwana we mu burakari bwinshi cyane. Ndakubwiye ngo uraza gusobanukirwa kandi iyi filime iraza kukuryohana. Umugabo akomeza kumubwira uti wa mugore we, wasanga ari nawe wamushyizemo, akaba ari wowe uri guteza ibibazo, ntasone. Ibaze abaye ari wowe. Ati afande. Ati mbabarira reke mbabwize ukuri. Ati reke mbabwize ukuri mbabwire buri kimwe cyose. Afande aramwitegereza. Ati rwose njyewe n'umugabo wanjye dufite ikibazo gikomeye kitari cyiza, mureke mbasobanurire. Atangira kubabwira. Ahangaha rwose arimo arababwira inkuru. Ari umugabo n'umugore barimo bararakara bahahana umwana, amubwira uti uyu mwana tugomba gushaka abantu bamurera kuko twebwe nta bushobozi dufite. Ati ntabwo nari nzi ko njyewe ninkurongora ubuzima buzanga. Ati ariko wajya ureka kwihunza inshingano, twabyaye umwana tumukeneye nta mpamvu. Ati twari tumukeneye ariko ntabwo twari tuzi ko tuzabura icyo kumugaburira. Umwana arareba rwose aritegereza. Ari nako uyu mugabo akomeza kumubwira uti ati niba kwishyura inzu ari ikibazo no kurya akaba ari ikibazo, waretse tugashaka abantu bamurera bafite ubushobozi, akazaza yarakuze. Warugore we wagiye ugira ubwenge ugashyiramo ubwenge mu bintu byose ukora. Ubu ngubu urabona njye nawe twihagije, nta soni. Ugomba kumva neza ukumva buri kimwe. Ati no. Ati reka kwihunza inshingano yewe. Ati njyewe uyu n'umwana wanjye naramwibyariye, ngomba kumunambaho. Ati kandi ubuzima tubayemo yarabwemeye. Yari yakubwira ko wowe yaguhaze se kuri papa we, ntago se tumubayeho. Ati ndavuze ngo uyu mwana tugomba gushaka abantu bamurera, ubuzima bwacu bugakomeza. Ari nako rwose amubwira. Ari nako hazaga imodoka. Ese biraza kurangira bite?
uyu mugabo rwose ahise arekana n'uriya mugore, uriya mugore ajya guhisha umwana kugira ngo babashe kuba bamushyira hehe, bamushyira abantu rwose babasha kuba bamurera. Ari nako rwose uyu nguyu aza kubwira Afande ati nabakorera akazi neza se mu bwose mukagenda rwose uwo abonye rwose amwita Afande kugira ngo nyine amuhereze akazi. Umugabo rwose arakubara, ahanagura ibirahure rwose agashyiraho umuti, ubuzima bukagenda neza. Urabona ko bakora akazi ka feke. Wibuke neza arimo arabwira b'abapolisi n'abariya bagabo rwose bari batwaye imodoka. Ari nako rwose uyamubwira uti gira vuba nta kibazo ugenda uhanagure n'inyuma ubundi dukomeze. Umugore aracyamwinginga amubwira uti rwose wambabariye kuko umwana wacu tukamugumana, ati ndagukubita wa rugore we, ati ngiye nta burage mfite, tugomba kumushyiramo hano maze bakamutwara. Uyu nawe ari kureba kuntu bari kumuhahana, umwana arababaje, mujye mubyara bamushoboye kurera. Aramubwira uti genda umuzane tumushyiremo kandi gira vuba n'umujinya. Umugabo yarahumuye we, mwana yanjye birababaje, abana nk'aba ngaba rwose tujye tubyara abo dushoboye. Ari nako za rwose akajijisha kugira ngo abashe kureba yuko rwose yabikora neza ntawe umubonye. Ahita agaruka yirukanka, bafasha wa mwana bamufata mu ntoki, akuramo rwose akuraho butu, arangije afata umwana amuterekamo kugira ngo babashe kubaho mu buzima bwabo bishakiye, ajye mu miryango yifashije abashe kuba yabamurera. Umugore akomeza kumutakambira ati mugabo mwiza nakunze, ntago wakampemukiye. Arapfukamye, umumama ntago yishimye, nta yandi mahitamo afite. Ati nashatse nabi, ati iyo nza kubimenya ntago mba naragushatse. Yatangiye koma inyuma imodoka, atangira kuyikurikirana. Uyu nawe avuga uti rwana rutwana mushake mu iyo ngiyo, mu burakari bwinshi cyane. Ese Mana Nyagasani, niba ugeze ahangaha utarakora subscribe, iyi channel ni nshyashya, dushyigikire ubashe kuba wakoraho kuri subscribe ubundi ujye ubona inkuru uko ubishaka. Ni inkuru yababwiraga. Ari nako rwose umugabo aza yirukanka avuga uti mwana wanjye Afande rwose babonye ikibazo aho kiri. Ari nako rwose umwana ntago ashaka kwiteza se, ise ni umugome yamwanze. Mama w'uyu mwana yamwinginze aramubwira ati mbabarira umwana tumugumane. Ari nako atangira gusaba imbabazi avuga uti mugore mwiza mbabarira ibyabaye byose ntago nabishakaga, mwana wanjye igira hino. Ari nako amubwira ati ndekurira umwana wa rugabo we rw'urugome, niba udashaka ko turira umwana wacu kujya ushaka ko tumuheza ishyanga akajya mu buzima butari bwiza. Ari nako amubwira ati sheri, ati nawe urabizi tubayeho nabi, ati nta buzima dufite, kuba udafite ubuzima buzima ntago tugomba kwihekura. Uyu mupolisi nawe amubwira ati muceceka aho ngaho nabyumvisha ikibazo cyanyu. Ati rwose Afande umbabarire, ni amahitamo y'uyu mugabo ntago ari amahitamo yanjye, njyewe nkunda umwana wanjye. Ari nako rwose Afande ahita aza akamufata akamubwira ati wowe tugomba kugufunga, ibyo bintu ukora ntago ari byo, ntago biboneye, ubu bagabo mbwa ntago tubashaka muri iki gihugu. Ati wowe tugomba kugufunga ubuzima bwawe bwose, tukakujyana mu nzererezi zananiwe kubaka rwose. Ahangaha mu bihugu rwose by'amahanga nta mikino baba bafite, gusa n'inaha n'iwacu naho nuko rwose ubutabera burakurikizwa. Umugabo amubwira uti urabona amakosa udukoresheje wa mugabo we, ati wowe baguhane bagufunge, ati ngiye no kugukubita bubanze wumve ukuntu rwose ibintu bimeze. Ati wa mugabo we se wo wankora iki? Ati namaze n'undi n'umwana wanjye nibyariye. Baramutwara rwose amushyira ku ruhande. Ari nako rwose umumama yishimye abonye umwana we. Afande nawe rwose ahita yigendera, ikibazo kirakemutse. Ari nako aza kubwira rwose abangaba ati sawa rero, ati munyihanganire twagombaga kureba buri kimwe kandi uri umuntu w'umugabo, ntabwo narinzi ari uko byagenze rwose, ugira akazi keza. Abo nabo bahita basatira wa mugore. Umugore yagize isoni rwose n'ikimwaro, nawe ari wowe ntabwo byakubaho rwose. Aramwegera aramubwira ati mugore, ati ufite ibibazo kandi umwana wakeneye kubaho, ngwino twijyanire rwose tugaho aho gutura, uzabaho neza n'umwana wawe yige ubuzima bukomeze, ngwino tujye mu modoka. Birangiye rwose umugore